Okay, murakoze rero. Tubanje rero kubasuhuza kuri ya cano yanyu Habiyaremye Jean de Dieu. Muzi ko iyi cano ikunda kubagezaho rwose ibintu bitandukanye, birimo ibimera, birimo ibyo wakoramo bizinesi ukiteza imbere. Ngira ngo mwarabibonye ko tubikoraho igihe cyose, tukabiganiraho tubereka uburyo ki wakwikorera bizinesi ugatera imbere. Uyu munsi rero twabazaniye bizinesi y'ikawa, igihingwa ushobora gutera ugasarura imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwawe, usazura, wowe usasira unafumbira gusa, unayikorera neza, ubundi ukarya ukarihira abana, ubuzima bukagenda neza cyane. Uyu munsi rero ni ikawa, nicyo kintu cy'umunsi tubafitiye, nicyo gihingwa cy'umunsi, niyo bizinesi y'umunsi tubafitiye, bizinesi ya nyayo ushobora gukora rwose ukazagenda usaza umeze neza cyane. Icyo ukora ari ugukorera no gusazura gusa, gutera imiti no gufumbira bihagije. Murabona rero ngiyo ukuntu imeze. Ikawa rero mu kuyikorera kwayo nibura uba ushobora kuyicira ugasigaho ibiti bitatu nibyo byinshi, bitatu na tuno ushobora kudusigaho, ariko ibyiza ni bitatu, bibiri byaba byiza bikaba bitatu rwose, ubundi bitatu nibyo mba mbona ari byiza cyane, bibaye na bine na bibiri nta kibazo. Ikawa rero ni ikimera cyiza gishobora kwera rwose ku buryo ubona gitanga umusaruro, kandi umuntu wese wiringiye iyi bizinesi ntabwo yigeze ahomba. Uyu munsi rero murabizi ko nkunda kubakorera